yakwisanga yaguye muri icyo kibazo cyo kuba yashakanye na mushiki we. Nyine hari ukuntu nyine uwo mugabo aba yarabyaye uwo mwana akabura se. Noneho uwo mwana ajya ku ishuri agurira n'undi mukobwa wose yabyaye ariko batazira. Nyuma y'akimara kwishimisha no mubyeyi yaragiye nyuma ashaka ubundi muzima arongera ashaka ubundi ruko. Noneho uwo mwana ahura n'uwo mukobwa muhura bashaka ku ishuri. Ikibazo ise uwo mwana ntazwe n'umukobwa abana na nyina igihe cy'ubukwe kirageze. wavuga ati nta kuntu nyine wazana amaraso yawe najya kwipima nkareba ko atarangiye ko ari icyo kibazo nacyumvishe ku mwana TV ko cyabayeho abantu bagashakana bagize ntakuramo amaraso yawe nkajya gutestinga ibyo nyine kosa nyine ni ahanini kosa aba ari iry'umukobwa kubera ko niwe wemera gukora ibyo bintu kandi atafite adresse y'umuhungu. Nese mu gihe uwo mwana akeneye ababyeyi azakora iki? Kandi mu by'ukuri nyina nawe baba barahuriye wenda nko muri visite atazi ngo ise ngo ngakomoka ye nta n'agafoto ke yigirira cyangwa umwana nanone kugira mbere yuko ashaka yabanza abaza ati ababyeyi nyine bagiye gushakana nawe akajya babaza ese na papa nta mwana wigeze ubyara wundi ahandi hantu. Yego nanjye ikindi nakongeraho yarari asaga ari kwitestinga muri make kosa mudomo kiri cyitwa umudomo ariko reka kubaza uramukuze ukagera ku rwego rwo kuvuga ngo ngiye gushaka kashi wumva washakira hehe? Subiza kandi n'imbaduko kabisa dusubize ikibazo wacyumvise reka kwijijisha kabisa kwijijisha mutumvisha wahitamo hehe? Urakuze kabisa rwose imyaka y'ubukure urayifite none ugeze igihe cyo gushaka kashi wumva ahantu wazishakira ubuguti hari ahantu havamo ibintu rikomeye ni kabisa n'impano yibitseho yayamwinjiriza twagiye ni kumunwa oya nambwira ariko kutari kumunwa kintu basi se wabiki muri serivisi zose zizwi donko ubuganga umusirikare kuyobora igihugu se kuba profesa mucuruzi mutwazi w'indege pilote pilot w'imodoka motari se umuyobozi wakora iki? umujyajya umunyamakuru ariko birakubereye kabisa akamufana nabi ubona umujinya gusa ni n'ishyari kuko avuze ko yajya batunga mikoro urabuze uti rero yewe nimba umuyobozi nazajya nikubitira kabitugu kwaha ka ruswa nyine rero mikoro najya nyikwepa rero mpamvu banze kumuha amashyi arananze ibyo yari ibintu byanjye. Twagiye rero nyir'umunwa agira ari kwitestinga reka nzaraje kujya mwiburi. Ni ukuvuga ngo mujya mwumva ko hari abana bavuka birumvikana burya umwana avuka ku bantu babiri umugabo n'umugore si ndiyo? Yesa. Noneho umwana agize gutya aravutse dore uburyo yavutsemo wenda uturutse mu majyepfo werekeza Kigali cyangwa uvuye mu majyepfo werekeza Kigali cyangwa se uvuye burengerazuba ujya mu burasirazuba byose birashoboka ugendanye n'umuntu wowe uri umukobwa wenda n'urugero undi n'umuhungu muje muganira n'ibintu bisanzwe kandi ntacyo bitwaye sibyo? Muje muganira noneho arakubwira ati jewe nitwa Jeff surugero Jeff c'est tout cyangwa se nitwa Kiroso cyangwa nitwa Toch bitewe n'akazina nyine yumva ashaka ko cyakiziko cyangwa kiziko ubwo muraje mugeze yaho taxi bagejeje uti ndapfuye nzarirangije
ubwo wenda uri umukobwa cyangwa uri umuhungu tujyane se dusangire ngwino ntimwagendanye se noneho umugeze rero aho musangirira murasangiye ubwo bibaye ngombwa ko wenda umwe muri mwe bitewe n'urugendo afite aravuga atereka jyewe nsubike gatoya ahubwo mfate hoteli ndaramwo ejo nkomeze gahunda zanjye cyangwa se ageze naho yaragiye ariko we byashokaga ko wakomeza cyangwa nawe ukaba wari unahageze nyamara wa muntu ntabwo muziranye si ndiyo hanyuma ubwo muragiye murasangiye mumaze gusangira avuga ati ngino rero nkwerekeye ahantu ngiyewe ngiye kuko ufite gahunda izi n'izi ngiye aha n'aha ariko ngino nkwereke ahantu ngiye kuruhukira ubwo donc n'ikindi gihe wenda nkubwiye ngo ndino ukamenya aho wanshakira muragiye wenda ubonye ari inzu zimwe z'amahoteli twita roji n'urugero hanyuma murahageze birangiye mukoze imibonano mpuzabitsina si ndiyo umuhungu ateye inda umukobwa atewe inda nyamara ntimuziranye twamaze kubibona ubwo mutandukanye mutyo igihe kirageze uri umukobwa se urabyaye kubyara utangiye kwibaza uti se mana yanjye uyu muntu twabyaranye ntazi zamukurahe bizagenda gute wa mwana arakuze da sibyo noneho ikibazo kirabaza ngo ese mu by'ukuri uyu nyina w'uyu mwana azakora iki wabashe kubona se w'umwana we ese azaterera iyo ese azasaba inzego z'ubuyobozi zo zizakora iki se ese mu by'ukuri ni ayahe makosa mwumva yabaye ibyo ni byo nshaka ko tuganiraho noneho abakozi b'Umwana TV muri Mbaza Nkubaze nabo baduhe ibitekerezo muri komenti twagiye urubuga ni rugari komeza yego ikosa numva ryarabayeho ni ijya nyina w'umwana niwe ntandaro y'amakosa yose ntago ari we gusa niba atari we gusa none urumva uruhare ari nde warugize intandaro y'ibibazo byose ni bose icyangombwa ni umumama utaramenya aderese neza y'umuntu agiye kubyarira ahubwo uwo mugabo niwe mubi oya uwo mugabo njye ntabwo namurenganya ku ruhande rumwe nkongera nkamugarukira ku rundi se gute kandi we neza we yagiye gutera umuntu inda zikatazarera umwana itamutarigendera ni umugabo n'umugore ataranabimenye nawe atarabimenye ko yanateye inda ariko n'uwo mugore yakoze ntabwo yakoze icyaha wenyine nyine ni bose ariko uruhare runini ni umugore warugize noneho tuvuge ko papa we wateye uwo mwana we yakoze ibyiza oya ntabwo yakoze byiza nawe ndamugaya ku ruhande rumwe ariko nawe umugore niwe wabigizemo uruhare atazi none se ntabwo ibishuko nabyo bibaho nyine ibishuko bibaho nyine bose bafitemo uruhare ariko ikibazo kiragira giti ariko uwabigizemo uruhare cyane ni nyina w'umwana we kuki we azi ko agiye kubyara ntiyamenye amakuru neza y'aho uwo muntu avuka yego welcome muzehe ko wari watinze cyane twakubuze wallahi amakuru ni meza icyahariya agatebe karagize numvise muri kuvuga nyine ngo ku bantu nyine ngo umugore nyine iyo yatewe umukobwa nyine utaruzi imyaka y'ubukure iyo yatewe inda aho ninde uburi mu makosa si bose rata ni bose pe umukobwa niwe uburi mu makosa amakosa yose n'ay'umukobwa n'umugabo nabo bafite amakosa n'umugabo afite ariko cyane cyane umukobwa niwe yafite umukobwa nyine ikibazo kiragira giti nk'umwana waramutse avutse atazi se yabyifatamo ute ese nyine yazashaka ise w'umwana ute urumva nyine umwana yaba ahereye aho hagati
yabahereye ku ruhande rwa nyina nose umugore azajya kumushaka uwo mwana azaba atekereza gute umwana wumva ntabwo yabura kudatekereza yatekereza byinshi zaba afite agahinda muri we mu ndani agahinda ntabwo kabura no kubaza ibibazo byinshi azabigenza ute kugira abone papa urumva nta no kubaza nyina ati se papa yagiye nasugo nka gucyo uri umukobwa ukumva umwana arakubashije ngo papa yagiye ubwo wakumva wishimye ntabwo yakishima ariko nyine yazanamusubiza ukumva ko ari wo bahohoteye ukumva umwana arakubashije ngo se papa ari waheraho umubwira ngo twahuriye ahantu ntitugire ukuntu tubigenza ubundi arigendera yewe ikintu cya mbere reka njye mbyishiriho n'urugero namubeshya ko yapfuye cyangwa yaragiye mu kazi ubeshya niko kabi umubeshya akazakuvumbura nyuma akazongera kubivumbura nta kibazo yabivumbura ute ariko ako kanya nikuye mu kibazo nawe reka ntabwo ushobora no kuvuga ati umugabo yanagiye mu gisirikare amaze kuntera inda agiye ku rugamba rwayo nyine ni nk'ubwo buryo ubwira yagiye ariko nyine nanone amaze kuvumbura nanone se akuvumbuye ntacyo mwazongera no kuvugana akamvumbura ariko ako ngaho uba umeze uko nkaho se wamwishe nyine biba byanarangiye yajya avuga ni wowe wirukanye papa we wowe wamwirukanye kwihangana rero ibibazo ntibibaho bibaho nyine tandukanye umuntu mukuru utandukanye n'umwana umwana we ahita agirwa umwana reka nze nkubwire ntabwo umwana wagenda umwicaze hariya umusobanurira ati papa wawe twahuriye ahantu ndi gufata akantu nawe ari gufata akantu birangira nkubyaye umwana ntabwo yabyumva ako kanya ariko umwana amaze gukura ageze mu gihe cy'ubukure waramubeshye ntaribi ugafata umwanya ukamwicaza ukamuganiza ati mwana wanjye ibintu byambayeho no kubyumva cyane byabaye gutya yabyumva ariko kukubaza ati papa ari umwana w'imyaka 5 cyangwa imyaka 7 bari kumutuma imyirondoro y'umubyeyi nyine weho ugenda umwicaze hariya ngo papa wawe twahuye ari kwifatira akantu nyine birangira watuma yatekereza nabi bikamubwira ngo uri kwimagina ataramubona kiri umwana koko naho se yakuze wenda uteganya kubimubwira ngo agahita bivumbura wamubwira ngo nari zabikubwira guteganya kubikubwira yabyumva ntago nabyemera wabyemera kabisa wabyemera da nta nicyo wanakora wabyemera kandi ukanatoza utarambwembera wapi ni wabyemera ahubwo ikibazo cyaba gisigayeho umwana yakwibaza ati se papa yagiye yakubaza ari papa aracyariho cyangwa yarapfuye wamubwira ko ari agakubaza ari namubwira nanjye uko uriho uko wambonye gutya ndiho nanjye naramubuze ntabwo nzi iyo yagiye sinzi ukuntu wabimusobanura neza ukuntu utegwa inda abana b'iki gihe ntabwo bumva namunyujijemo iki se akabyemera ngaho nose ikizira ziramwereka papa w'ikibazo ari kukubaza namusobanurira ati ugiye kumwongerera ibibazo aho wamwongerera ibibazo ni uguhita avuga ngo noneho ngo na papa nibyo wamukoreye niho bwa burara buturuka akavuga nanjye ndigendeye ngo ugize kuba warambeshye ko papa uko yapfuye habwa natanatekereza ko utanari kumbwira wenda neza uko byagenze tange ko nkubita umwana wenda agahita yigendera yahita nakeka ko wanakubise ise nyine yahita avuga ko nabyo ndonamubeshye n'ubundi ngo bwa mbere akajya arabona papa waramukubise abana b'igihe ntabwo bumva icyo kibazo nicyo kibazo nagusobanurira ukwezi kwa mbere yanavuga ati impamvu yagiye ni ukubera wowe ni wowe wabitiye kubera njyewe ntabwo yabura kutabitekereza kuko twese turi abantu kuko umuntu ikibazo cyose kibayeho agitekereza mu buryo bwinshi butandukanye wenda avuga ngo wenda yagira umujinya ako kanya ariko yazongera akanisubira umujinya bwo nyine njye nayo ndi kubabaza ati umwana akimenya ko atafite se aragera igihe agakora akakibaza mama ye ngo se data ninde ngo se yitwa nde aho na nyina akibaza ubwoko bwe kandi mu by'ukuri nyina nawe baba barahuriye wenda nko muri visite atazi ngo ise ngo ngakomoka ye nta n'agafoto ke yigirira cyangwa ngo ari kuva ari kujya icyo gihe hari igihe n'abantu tubeshya ni urugero nkakubwira yuko ndi kuva i Kigali nerekeza Rubavu kandi atariho ngiye niviriye Musanze nigiriye nka Rutsiro nkakubeshya kugira ngo ikiganiro kiryohe ariko ngiye ndumva ikosa ryaba ribaye hagati yabo bombi
bombi. ariko nyuma yaho ikibazo kikongera kikagaruka ku mubyeyi. Umubyeyi azamenya azabariza he aderese y'umwana ku buryo yavuga ati uyu mwana namubyaranye na kanaka wo kwa kanaka aturuka he. Icyo rero nicyo kibazo cy'uwo mwana. Umwana azageraho niyumva ko nta se afite, atazi aho saba, yahuye na nyina gutyo akabyara, umwana azagenda ahure n'ihungabana mu mutwe, ibibazo ajya ku ishuri bamutuma kwiga byanjye, bamutuma umubyeyi ibibazo hose ari nutuma karota ikintu cyitwa umwirondoro w'ababyeyi agatangira kugira nakumva ko kubitekerezaho cyane, kubitekerezaho cyane, abandi bana ariko cyane papa yanzaniye ikinini nyine uko mama yaba yariyakiye, uko mama yaba yariyakiye nuko n'umwana yakiyakira. Kwiyakira k'umwana ntabwo ariko kwiyakira k'umuntu mukuru. Umwana kandi azaba yarakuze uri kubimubwira. Oya ntabwo yaba yarakuze, nase bivuze yuko umuntu buriya tuvuga yuko yakuze arengeje imyaka 18. Ese iyo myaka 18 umwana ntabwo azaba afite amatsiko yo kumenya se wamubyaye. N'ingora abana mwigana bari kuvuga ati ngo ngejo bundi papa azaba yanguriye akamoto. Ubwo naba ntaratekereza ati papa ninde. Ako hari igihe muba muri kwiga ukumva abandi bana bari gutera twa haba harabaye ikibazo cy'ubwenge bukeya niko nabivuga, ngazagurira akamoto ariko njya ndatwara, ariko ugatekereza ngo ngiye iyo moto nzayikura hehe. Ni gute kibaza ati bikakuviramo no kuva mu ishuri. Ni ikibazo cy'ubwenge buke bavuga ku bijyaniranye n'ababyeyi, wowe kumva ntunyuzwe bigatangira kuvamo ko kudashaka no kwiga kubera ibyo bintu byinshi baba bari kuvuga bijyanye wakwibaza ngo uwo muhungu n'uwo mukobwa bagihora bwo bwa mbere wenda bibere muri za visite bagahita bajyamana. Nayaye mayero ubwo mukobwa yesemera cyane ari amayero uwo muhungu yakoresheje. Byashoboka, byashoboka. Wasanga hari yari yamanje kumusindisha cyangwa yamuhaye ikinini, cyangwa bagenda bari kuganira kavuga ngo twasangira akantu. Indaya zibaho, cyangwa se ugasanga ari n'indayi ucyo. Okay, birumvikana. Ariko indaya ho birumvikana, ariko indaya nazo zikoresha ibinini rega ntago zapfa. Yakora iki uyu mwana ngo abone se? Umwana ikintu yakora leta y'iki gihe no mubyeyi, ariko ntago wajya kuri leta ngo igufashe nta bimenyetso ufite bigaragara ngo asute. Ntago ahubwo icyo umubyeyi yakora, umubyeyi yajya gushakisha se umwana mu gace yamubwiye cyangwa hariho hose akajya agenda ni hahandi wavuze ngo nihandi wavuze ati yaravuye i Kigali ajya Gisenyi kandi yivugiye kwa kundi wavuze ati yaravuye Musanze agiye Rubavu kandi yakubeshye kandi yigiriye Rutsiro. Urumva rero wamenya aho uramubariza. Ahubwo uwo mwana ni waba uhuye n'akarengane yaba birenganiyemo mu byo atagizemo uruhare. Ako umubyeyi uwo mubyeyi ariko ndumva abantu b'ababyeyi cyane ufite akarengane n'uwo mwana. Ako umuhungu we ntiwamurenganya, ntazi ko uwo nguwo yatwite nta n'ibyo azi. Bose batandukana atazi niba umuntu umuhuye mu nzira mugasangira ni ngombwa guhaguruka agende ntiwamubaza ati se wagezeyo amahoro. Nyine ubwo rukundo rwako kanya telefone yese ikuraho. Uwo muhungu nta mutima agira. Nyine nabo babyeyi kugira birinde, abo babyeyi kugira birinde icyo gihe wapi nta rukundo batimufite. nyine kitazaneza abisa nabisi. Nyine mu kugira ngo birinde ababyeyi birinde kubyara abo bana bakavuka batazi base, nibo bajye bagerageza bifata. Vuga abakobwa ariko ababyeyi none amara kwifata abo bakobwa nyine bajya bamanza bamenya address y'uwo muhungu banamara igihe kinini namuzi ni wabo hose. Ariko ikosa cyane ni iby'umukobwa. Umukobwa wemera ni iby'umukobwa, ariko ubwo umukobwa niwe mbese muhinduye ko ari we udashobotse. Oya umukobwa arashobotse ariko akamenya ati ikosa nyine ni ahanini ikosa bari iry'umukobwa kubera ko ntiwemera gukora ibyo bintu kandi atafite aderese y'umuhungu. Ubwo muri make azipevera uwo mwana wageze igihe akuriye.
amumenyere byose nk'aho yamubyaye cyangwa akeneye kumenya ababyeyi umwana none se mu gihe uwo mwana akeneye ababyeyi azakora iki umwana ikintu yakora cya mbere ni ukumanza kuganiriza mama we kumuganiriza kwe ko twabyumvishe nawe uwo ntago mama wamugara muri icyo kiganiro yakubwira ahita ugenda winambwira ibyo bintu ntabwo yakwemera ko iyi leta yacu ifite tekinoloji niyo nimero wayijyana ukareba umuntu ibaruweho bazajya bafata buri muntu wese amaraso bazarebe gurupe wapi wagenda cyangwa wagenda ukajya muri za DNA test wenda ugatanga ayo mafaranga niba ufite niba ushaka kubona se ukajya muri za DNA test wenda bakareba nawe muntu wenda mugiye guhuza amaraso oya ntabwo byakumvikana ahubwo ngiye ikintu mbona yakora yafata iyo nimero yamuhaye akayijyana yaba yarayikuye kandi yarayikuyeho nayabiriho nese bafunga nimero nimero niyo yamubyaye cyane umuntu yagenda agafata iyo nimero iyo simukadi akareba aho yabarurijwe yarangiza akajya gushaka aya makuru yajya gushaka aya makuru icyo gihe yayabura akabona akicara amenya ati nta muntu utafata fotokopi y'umuntu ayitoraguye akayiguriraho nimero ibyo birumvikana urumva nyine yababuze nyine ni ukwiyakira nyine n'umwana yakwiyakira akagumana aderesi ya mama we noneho birangiye rero noneho uyu mwana agiye ku ishuri abonanyeyo na musaza we cyangwa se mushiki we bitewe n'uwo ari we kubera ko uwo mugabo yaragiye abyara abandi bana bizarangira bitazamugira umugore we rero sasa ibyo niba ukwiye kubibaza byose uve kibazo imana icyo ni ikibazo gikomeye kihe nyine hari ukuntu nyine uwo mugabo aba yarabyaye uwo mwana akabura se noneho uwo mwana ajya ku ishuri agurira n'undi mukobwa wose yabyaye ariko batazira nyuma yakimara kwishimisha n'uwo mubyeyi yaragiye nyuma ashaka ubundi muzima arongera ashaka ubundi rugo noneho uwo mwana ahura n'uwo mukobwa mu guhura barashakana ku ishuri ikibazo none bamenyeshwa n'iki niba bavukana koko oya icyo gihe barakura iyo bakuze bagera igihe cy'ubukure bakavuga ati dushakane none se urambwira dushakane noneho mu gihe cyo gushaka bashakana ababyeyi bombi batumvikanye nyina wa mwana utagira se ntago yakumvikana na se wa muhungu ugiye gushaka umukobwa kuba bapima ko badafite sida basanze bahuza bagasanga bahuza amazi icyo gihe niyo ntago amaraso yose nagahura kuko bose ntago baba barafite abantu bahuza wenda nka 86% y'undi kandi nta nicyo bagira icyo bapfana pe ntacyo bagira urumva nyine ntago byakunda ntago amakuru yabura kereka babanye nka gutyo umukobwa agafata utwo akigendera ariko atabimenyesheje ababyeyi ariko abimenyesheje ababyeyi n'ubundi byageraho bikamenyekana ariko n'ubundi ntago byamenyekana gute se nyine rero hari ukuntu nyine byamenyekana gute nyine nk'ubwo bukwe uwo mwana w'umuhungu yavuga ati mama wawe ninde papa wawe ninde bajya guhurira mu bukwe bajya kuko ushatse kuvuga ko abana badafite base bazareka kurongorwa cyangwa gushaka baba bafite bazabungana bazashaka ariko nyine aho ngaho aramutse agiye gushakana na mushikiwe bagahura buri wese yazana ababyeyi be none ahandi n'ubundi umwana nyina yahita abona se oya ntago yahita amumenya kuko abana b'iki gihe basigaye banakira nyina abazi nyine uwo muhungu waba yarigeze kumubona nyine none se ikibazo ariko namwe noneho abantu bari kudukurikira bari kubaseka cyane aba bana bageze ku ishuri si ndiyo abana nimba bageze ku ishuri nimba abana bageze ku ishuri twamaze kubona ko uyu mwana wageze ku ishuri ntazi se ntaranamuca n'iryera na nyina ntamuzi cyakora agezeyo yiganye n'uwo bavukana kuri se sibyo noneho urambwira ko uyu mwana azazana se yego sibyo ariko ubaze nimba ugeze aho ushaka umugabo cyangwa ugashaka umugore imyaka uba ufite watekereza ko umuntu wabonanye na nyoko umunsi umwe wahita umumenya
ntabwo wahita umumenya imyaka ko umaze hari igihe ibyo n'iminsi nibyo rero nshaka ko tubwira abakunzi b'Umwana TV aba bana bavuka gutya ntibizarangira bashakana yego kagira kirangira gutyo se komeza uyirangiza uko ubishaka ntibizarangira bashakanye nk'umugore n'umugabo twagiye kongera gisubire bimere mbese nk'ahari n'amashiki na musaza babyaranye none yes sibyo none ubwo hakorwa iki umuriro aba bana bareke gushaka rero kubera ko papa wawe babanze bitonda ahubwo testinge neza ahubwo bamanze bashaka amakuru ariko amakuru aya makuru arava he ariko se sinzi ko mwabyumvise amakuru arayakuraho uyu nguyu wabonanye n'umugabo rimwe imyaka 21 yayindi bavuga ngo umuntu yemereye gushakira irashize umunsi uyu umwe ntabwo memori musaya gusa kubera bicaranye mu modoka ntabwo umuntu aba yicaye kureba abareba hano gutya baranasangiye yamwicaye imbere n'ubundi babikoreye mu modoka twatandukana nyuma y'imyaka wenda nka 20 ntabwo nakwemera none nyuma y'iminsi arega hari n'ikirere kiguhinduka uyu nguyu uko ameze gutya ejo wundi nko mu myaka nk'icumi kubera ko azaba yakuze igituza cyarabaye igituza yarabaye muremure ntabwo wavuga ngo uyu ni runaka none ibimenyetso byose byarkeretse ahubwo navuga izina rye wenda ashobora kuvuga izina rye akavuga n'amateka yaramubeshye man yamubeshye ko yitwa muri iki gihe dusigaye dufite amubeshye ko yitwa Kiza ako umugabo yabimenye uwo mukobwa sara ubwo yamubeshye wapi we yabimenye abantu bajyana amazina se ntabwo babitekereza se ko yaba afite n'amazina mu bintu bigaragara namwe ntimushobora kubyumva none se amubwiye ko uwo mwana ari we akamwihakana yakora iki ubundi amubwiye ko ari uwagize amahirwe akamubona wenda akajyaho mu kuvuga ngo akamwihakana nibwo za nzego zabyinjiramo nibura yapfuye kumenya ko ari uwe none ntabwo abizi n'uwo muhungu urumva nta makuru yaba abifite aho ngaho yapowa umwana yapowa akuraho telefone ababyeyi babiri ntabwo bashaka bazashaka ariko babanze bamenye amakuru tanga nyine urugero wowe bazayakura aya makuru bayakure abantu bagiye barashakana kandi bayakure wayavuga aho bakura amakuru ubarangira unabafasha erega baragukurikiye we murangira umubwuti rero wa mwana we koresha iribanga ubone so ngaho twagiye bivoge akoresha irihe banga abone se wa ibanganye mu bukwe bwahe mu bukwe sinujya abantu bose nuko utaye nasuzi niki nibuzahura na mushiki wawe cyangwa atari wo muzika mu bukwe tanga urwo rugero ntacyo ise uwo mukobwa nyine wanze ukamubwira ati ko ntaziviye wanjye mbese ko kimuganiriza uwo mwana kuko uyu mwana ashaka kuba yaravutse ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ise w'uwo mwana ntazwe n'umukobwa abana na nyina igihe cy'ubukwe kirageze wavuga ati nta kuntu nyine wazana amaraso yawe nkajya kwipima nkareba ko atarangiye ko ari icyo kibazo nacyumvishe ku Mwana TV ko cyabayeho abantu bagashakana bagize ntakuramo amaraso yawe nkajya gutesitinga ibyo nyine ko hari abantu bahuza amaraso akenshi barayahuza nta n'icyo bapfana icyo gihe ujya wumva izo bita gurupe mwese ntidushobora guhuza gurupe tudafite icyo dupfana n'abavukana barazihuza bashakana nyine ahubwo yewe umwanzuro nyine ntawe umwana yabipowa n'undi umwana yabipowa n'undi akabipowa bagashaka umuhungu n'umukobwa bose badukurikiranye hano bageze mu gihe cy'ubukure inama twabagira mbere yo kumenyana n'umuntu ukageraho aho mugirana ibiganiro birenze ku buryo mwakora sex ujye ukorana na sex n'umuntu wizeye uzifite n'amakuru ye na adresse na adresse ye ku buryo wavuga ati akwiyeho niya telefone najya iwabo nkabimenyesha ababyeyi be bakamenya yuko batwitiye umwana ese ubundi akubeshye byo akubeshye ati nitwa runaka ntakweretse irangamuntu aguhaye adresse yo itariyo kandi birashoboka abahemu babaho hari umuntu ukuriye akavuga ati aka gacucu ke nta bintu kambwiye ushobora gutinya uwa rubanda kuko tuziranye none uyu duhuriye muri bisi karanoroshye dayeri ni akantu ubwira ukumva ibintu byose karakira
urakabwira ibintu byo yego bikarangira kubeshya kunese kubeshya n'ibibaho kubeshya bibaho yarakubeshye rero wabigenza ute ikintu rero nagira abakobwa inama nanjye nisize ni ukujya bamenya amakuru neza yuzuye nta kuvuga ngo mfashe amakuru ati yitwa wenda Samweli ngo yitwa Kiroso Samweli ubanza nagere mu muryango we ibyo ntago amakuru na kwirinda ase barategereza ingaruka batirinda noneho tuvuge ko nabwo kwirinda nabyo ni ibya mbere icyangombwa ni ukagira ingaruka nzajya kubaza bamanze bakwirinda voilà nabyo ni inama nziza ariko kwirinda byanamunaniye nta nubwo yanatekereza ati se leta yacu ko ari umubyeyi leta yacu ko ari umubyeyi nta nubwo nakwibuka gukoresha agakingirizo basi nirinde ushobora no kuba utanabyara bamundi arabizi ushobora no kuba utanabyara uwo mwana nabwo kubikoresha nyine uri umwana umva ryo ni ikosa rirenze n'ibindi bintu byose bibaho n'ubuzima bwawe ubufasha ukabujugunya nko mu cyobo nazo ni ingaruka ariko umenya ati niyo ntanabyara uwo mwana ashobora kwaduramo sida nkazayibana nayo iteka ibyanjye byose bikaba byangiritse kariyeri yanjye yose ikaba yangirikiye icyo nagira abahungu n'abakobwa kwifata abakobwa b'iki gihe nabo barabeshya harimo injyajya n'abahungu barabeshya muri iki gihe ni injyajya ikintu nabagira inama kwifata niba byanze ugakoresha ugakingirizo niba nako byanze nabo byanze kumanza ukamenya amakuru neza dresse niba uwo mungu ntakinagukinga niba nta na kimwe akubeshya ariko ntago ari zo bagomba ukabona ko mwahuriye mu modoka we nyine icyo gihe abo bo mu modoka nibo dukwiye kwirinda se ukamenya ati umuntu turahuye bwa mbere Kamembe arambwira ibyo mbwiye byose yego tugiye no gusangira ntunamenye gushaka yigendera cyangwa se niyo wenda wabona atangiye kukuzana bya biganiro ugahita uhamagara ugahita uhamagara rimwe cyangwa ukamubwira ajya kubibwira mama ngiye mfite umugabo rero reka mbabwire rero ikosa rihari ngiri biragaragara ko byanga bikunda mwebwe turi kumwe n'abana badukurikiye bizarangira mubanye na bashiki banyu bizarangira mubanye na basaza banyu uramutse ejo nuzaba umugabo sibyo Jade ejo nuba umugabo ugashaka nk'uko na so na nyoko bashatse bakakubyara ukazagira ibyago ishyano rikakugwirira ukamenya kubana na mushiki wawe kandi mwabyaranye wabikora ute babari umbwire izo ni ingaruka zazindi zo kutifata icyo gihe kwiyakira ntabwo byoroshye biragoye cyane no kwiyakira mwembi ntabwo byaborohera ababyeyi mwabarakarira bikomeye cyane nyine urashakana ariko nawe muhungu dore nawe imagine nawe ko mushiki wawe uri kumwumva wose mushiki wawe muri kumwe cyangwa uri gukinisha ibintu mwa nyine wumva Jade ari kubi uwo ni sister wawe umenye ko ari we mugore wawe sasa nyine kugira abo umugore wawe nta nizangaruka zo kutifata iyo yifata ntabwo yarara umugore wawe naho nawe imagine ukomeza uke uri imagine wenda nka gutya ubyaya nka kwa kundi nyine uteye inda ahandi nyine mu buryo butemewe noneho imagine abana ugahita wijya ushobora kubona biguhira ubwa mbere ubundi abana bawe bagahura bagashakana nawe byimagine byakubayeho ukuntu nawe wabyakira nyine byakira ntabwo wapfa kubyakira ntabwo ari ibintu bita biza ngo ako kanya urabyakira okay sasa ndagira ngo ngewe dusoze kino kintu buriya abantu baratwumva ibyo turimo tuvuga ni ibintu binakomeye by the way ariko noneho reka turebe tugiye kugira inama uyu mwana tugira inama n'aba bantu babiri bamubyaye sibyo tugira inama n'ababyeyi umwana abo bantu babiri bamubyaye n'ababyeyi twagiye
bigenda gute kugira ngo ayo mahano azajye yirindwa? ayo mahano aho yakwirindwa, ariko tujye tunitangaho n'ingero kuko bishobora kuzakubaho ukabana na musaza wawe cyangwa ukabana na mushiki wawe. rero kungiye nakwirinda kugira nyine abana banjye batazahura bagashakana. ngiye ni ukwirinda, ubwo ni inama ku babyeyi. ngiye ni ukwirinda ku mukobwa wese ngezeho ngo tuganire ibintu birenze kandi mfite umugore ku buryo twajya no muri byo muri bya sex. ibyo ni byo bintu ngiye ntajyamo kabisa. okay, nanjye inama nagira uwo mwana, icya mbere ni ukwiyakira akumva yuko ibyabaye nta ruhare yabigizemo, ahubwo ababyeyi baribo babigizemo uruhare, akamanza agatuza n'Imana yo mu ijuru yo yonyine kubera ari ibizi n'ibyabaye yazara bimufashamo kugira abo nabo babyeyi be. Niyo yakwisanga yaguye muri icyo kibazo cyo kuba yashakanye na mushiki we, inama namugira ntabwo yafata umwanzuro mubi nk'uwo kwiyahura cyangwa wo kwiyumva yiyanze. Yakwiyakira akumva akomeye n'Imana yo mu ijuru yazamubabarira. nanjye inama nagira uwo muntu ubyara umwana agahita amuta, inama namubwira nimba yemeje kubyara umwana agiye yaniyemeza ko icyo amubyaranye uko mubyara ariko zanamwakira, ni uko ubyara umwana akaba ari kuzanamurera. niyo nama namugira. Okay, byanafasha na leta yacu kutabikoreza umuzigo. Inama nabyiro abo bakobwa ni ukutizera umuhungu wese bahuye wari we wese ngo bapfe kumwizera batanaziranye, utazi n'amakuru yawe. iyo nama nagira uwo muhungu rero, uwo muhungu cyangwa nyine uwo nguwo waragiye akajya mu ntoza muri iyo bisi bagahuriramo, agashaka n'undi mugore kuko bazi ko nyine ibyo bintu yigeze kubikora nabo baguye guperereza nyine akamenya niba amakuru neza, akayamenya neza niba uyu mwana ngiye gushakanisha n'uyu nguyu afite umubyeyi cyangwa ntawe afite, mbese ukagenda unamenya amakuru nyine y'uwo mubyeyi wundi. niyo yaranapfuye bakabikubwira neza ariko ukabanza ukamenya amakuru ye. niyo ndi kuvuga ngiye nanze urugero byanakubayeho, ni ukubanza ugaperereza ukamenya ati uyu mwana ngiye gushakanisha n'uyu nguyu wanjye afite ababyeyi, ko nzi ko ibyo bintu nabyumvishe ku Mwana TV ko ayo mahano gabaho, akabanza akamenya nyine niba umwana afite umubyeyi, ibintu nk'ibyo. nanone nyine bagapima amaraso y'ababyeyi bakareba niba badahuje amaraso bitewe n'uko babyumvishe ku Mwana TV. dore ko abantu ko bahuza gurupe batanaziranye wenda atari byo, wamanza ukabaza abo bagore n'abagabo ati ngo uyu mwana mwamubyaye mwembi. wowe uri uwo mugabo wapanze ukabaza ati ise w'uyu mwana muramuzi, bakakubwira neza kuvuga ati turamuzi yarapfuye. ibintu nk'ibyo kanzu ugapereza ukumva ko atari wowe waguye muri iryo kosa cyagiye ubundi bikarangira. cyangwa uwo mwana nanone kugira mbere y'uko ashaka yabanza abaza ati ababyeyi nyine bagiye gushakana nawe akajya babaza ese na papa nta mwana wigeze ubyara wundi ahandi hantu. nanjye ikindi nakongeraho niba uri umukobwa cyangwa umuhungu ukaba ugiye gushaka, manza ufate amakuru neza yuzuye, apana yo kuvuga ati umuryango ugiye gushakiramo urakize cyangwa urakenye. ukamanza ugashaka amakuru yuzuye neza ariko nyine nanone hari abakobwa bajaje none se azajya kubaza se umwana yarajaraje yatazi n'uwayimuteye iyo nda. nyine mbere y'uko umwana we ashaka nyine hari ukuntu bajya kuko bakerekana ababyeyi bakajya no gusaba ibintu nk'ibyo. nose uzi ko nyine mama aba yagusobanurira mwarahuye hashize nk'imyaka 20 ushobora kuba waruba hano Musanze ukigira Kigali kugira inama Kigali ukagera ukibera umuzungu ukaba waranahiye nge nawe ndi kugendera ku masura ndi kuvuga ati uri umugabo uwo wigeze kubyara uwo mwana handi akagora ayo makosa nyine yajya abanza akamenya ati umwana wanjye ngiye gushyingira uwo muntu ngiye kumushyingira
afite papa we cyangwa ukabanza ugapereza nyine ukumva ko atari wowe ahubwo ngiye ikindi nagira reka tubigenze dutya ndabizi n'abakunzi b'Umwana TV nabo bashobora kubishyiramo komantere zabo ahubwo reka dusoze dutya tubwire urubyiruko tubwire abakobwa n'abahungu tubwire umuntu wese udukurikiye ku Mwana TV dukuvuga ngo ubundi iyo umuntu avutse agomba kugira uburenganzira ku babyeyi bombi kugira ababyeyi ni uburenganzira bwe noneho rero birakwiriye ko kugira ngo iri kosa ritazabaho wowe mukobwa nawe muhungu uwo mugiye kugera ku rwego mushobora kubyarana ni mubanze ubwanyu mumenyane icyo ni kimwe mubanze mumenyane icya kabiri wowe nimba nawe ugeze igihe cyo kurambagiza cyangwa cyo kurambagizwa banza utekereze neza uvuga uti se uwo tugiye kubana ni muntu ki ese n'uwo kwande akomoka mu kihe gisekuru sibyo hanyuma abantu bajya muri visite zitandukanye mugahita muhura n'abandi kuva ubwo mugahita mukundana ibyo ni amahano ni amakosa mukagira ubwo muryamana ni amakosa gukundana byo ni ibintu bisanzwe umuntu ashobora kugira inshuti ariko ifofera attention hanyuma dusabe abana badukurikiye kuri televiziyo Umwana TV bishoboka ko waba warahuye n'iki kibazo dushobora kuganira nawe tukacyumva neza nta wamenya hari igihe mama wawe ashobora gushingira kuri bwa buzima yahuriyemo na papa wawe akavuga ati byagenze gutya wenda iso akaba yabyumva akavuga ati iyo image igarutse n'iyanjye ndumva nyibutse tubashimire rero abadukurikiye ku Mwana TV tubashimire mwese dushimire aba bana bakora ikiganiro mbaza nkubaze tubazanya ku bintu bitandukanye ariko kandi bifungura ibitekerezo byacu bikanubaka na societe tubashimire ibiganiro byo ku Mwana TV nakagaruka ngewe nitwa Emmanuel Kanani ciao turabasize abantu